challenge nyinshi cyane man. Ewana brother, big kongs bro, uri confident cyane Byadanje man byakunda urumva ku supportinga nka Vestine na Drukas ari nkuko baramutse babonye kino kiganiro hanyuma bakaza gushaka contact za mukaganira guwaza uti twumvishe vuga ko udusupportinga wabibahamiriza koko byadanje man icyo bagusaba ko wabasaba iki bagize icyo bakubwira ko basaba wabasaba iki kintu nabasaba cyambere wenda singiye kubasaba amafaranga kuko sindi hano ngo gusabiriza urumva ngiye kintu nabasaba cyambere mari nje nyine nuko bakemera abantu bameze nk'abo bafasha mani babashyigikira baba promote kuko abo bahanzi bakuru nubwo birengagiza abantu urumva biba byaturutse hasi kugira indirimbo zabo zirebwe nabo bapostinga bavuga ati imana idufashe bazirebe indirimbo zacu natwe tukazireba hari n'indirimbo ziba zidukoma pe ariko hari nizo tureba kubera urukundo mani kugira binjize ibiceri kuri YouTube nabo babeho mani bibaho ko nshobora kuba ndi guscrollinga kuri TikTok right now none indirimbo ngaba ndafite amakuru kuyasotse ariko nkahita kubera ko TikTok iri faster kurusha YouTube iri faster kuba nagenda nka scrollinga nkaba ngoye kuri challenge yawe uri kuvuga kuri runaka nabibona koko nakubita ijisho ngahita menya ko iyo song iri out ngahita njya kuri YouTube ariko mu byukuri source of information wowe uri the main source of information narumva kuba wakoze igikorwa gikomeye Dance Couple no mu comedian turi kubana muri kino kiganiro top 10 ngisa yakabira ho nakira abahanzi bakizamuka ndetse n'imano zikibyuka ziri kuzamuka kugira ngo nabo babashe kujya hagaragara Dance Couple social platforms zitandukanye ukoresha abantu bashobora kukumenyaho muri rusange zose nizihe unazivuga so guys urubuga rwa mbere nkurishana nakunda ni TikTok kabiri ni Facebook gatatu ni YouTube kane WhatsApp baranyandikira gatanu Instagram na Twitter ndetse na Thread hose nitwa Dance Couple cyangwa se Overdance Challenge undi cyandika Overdance witumbona byadanje abantu benshi bibwira ko ndi umubyinnyi ariko nyine ngiye ndi umubyinnyi wa danje ariko simbigaragaza kuko nabikoresho mfite right now ndi content creator hari nigiye muzabona dance zanjye cyangwa se amafilimi yanjye na dance yawe n'amafilimi yawe byose ukabishyira kuri la TikTok yawe kuri TikTok account kuko urumva bunda hano ha content ngiyemo challenge ni ibintu ukibyumva ni ibintu bicanganye man harimo boro nyinshi za danje abantu benshi baza kuzireba bavuga ati izi boro koko ziranacanganye man n'abantu babwira muri comment ati big brother urarenze byadanje avuga ati rose ari nk'ukuntu abantu bakwandikira ati urarenze na ibyishimo bikakurenga man bikakurenga haho ukajya muri comment ugasubiza ati ntari n'abantu bari mero nkaziba tukaganira Overdance reka tugaruke kuri challenges uhura nazo ni izo watangiye uhura nazo ugitangira akazi kawe uratubwira ngo nyine uri gutangira n'uri kubyumva ko akunda ubuki cyo gutangira video ya mbere kiri kuyikora TikTok account gifite aba followers 0 tubwire naho wageze ugacika intege ariko uyu munsi twabara ko umaze kuba successful ku rwego rwawe none tubwire na challenges uyu munsi uri guhura nazo kuri level uhagaze uyu munsi so guys nyine njewe uburyo natangiyemo bakimara kumbura ko nari ndi tronkome bakimara kungoma nyine ndi kubona ko abantu bankunda karitsiye nyine havuze ati reka wenda na attracting n'abandi bantu baturutse ahandi hantu ndavuga ati no reka mfungure TikTok niyo nahereyeho bwa mbere TikTok nyifunguye nashyizeho aka video ndi kubyina kadasa neza karebwa n'abantu 1000 uwo munsi nyifungura abantu 200 barapfollowinga uwo munsi no abantu ubundi hari abantu babiri followinga nuko wenda bitari ngombwa ko mbavuga ahangaha abo bantu nyine mbese nibo bashatse kumfasha byadanje urumva abo bantu nibo bashatse kumfasha byadanje kuko nagize gutya wana TikTok abari ibintu by'ama live nyine ngiye live mba mbonye wa mujene abantu bise live uwo munsi ahita nkubita amadolari nkangahe ntabwo mba nzi kwibara nyine ibintu by'amadolari mu Rwanda doctor ibira by'ama gift nyine ama coin ayankubise mitambyara aba followers 500 followers 500 direct none niho nigiye gukora izo challenge nyizikora itirebwa n'abantu 12,000